Nyuma y'uko ikigo gishinzwe gutanga buruse hano mu Rwanda ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye cyangwa level 5 cyangwa senior 6, heke rero ku bufatanye na ubwami bwa Maroc yatanze none uburyo ki wakoramo application cyangwa udekora muri video turebe uburyo ki amahirwe kuri leta y'ubufatanye n'u Rwanda ndetse na Maroc ku bantu bashaka kujya kwiga muri Maroc, abantu bashaka kujya kwiga ibintu bijyanye na veterinary science, agricultural science, architecture, engineering ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko muri video itambutse duheruka gukora ariko twabigaragaje. Hanyuma rero heke muri itangazo yasohoye iyo imenyesha abanyeshuri bose ndetse n'abanyarwanda bose bashaka yuko abana babo bajya gukorera bachelor degree cyangwa icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Maroc, yuko application ifunguye kandi izafunga ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma rero niba ushaka yuko tubana muri application nge uburyo cyuyikora step by step kugira ngo utaza gucikwa nawe, iyi application iraza kurangira umaze gusobanukirwa n'ukuntu nawe wakwikorera application, reka tujyanirane. Niba rero iyi video hari ahantu uri buze gucikanwa uze gusubiza inyuma, kuko iyi video ni ingenzi cyane ku munyeshuri ushaka gukomeza kwiga amashuri ya kaminuza hano mu Rwanda ndetse no muri Maroc. Hanyuma rero bashaka gukomeza kwiga muri Maroc, ngira ngo video yitangazwe twayisohoye. Hanyuma reka turebe uburyo ki wakora application, kuko application uyikora wandikira umuyobozi mukuru w'ikigo cya Heke Rwanda cyangwa heke ikigo gishinzwe gutanga buruse ku banyeshuri barangije senior 6 cyangwa secondaire. Hanyuma rero urayandikira umuyobozi witwa Edouard Kadozi nk'umuyobozi mukuru cyangwa director of general of Heke Rwanda. Hanyuma nurangiza uhita ukanda kuri link ndibuze kubahereza, hanyuma uhita uyikandaho, nuyikandaho uretse utungukira ahantu hameze gutya. Hanyuma iyi link niyo tugiye kuzuzamo ibyangombwa byose. Rero nyuma reka tubane ku itangiro kugeza ku iherezo ry'iyi video, kuko uraza gusobanukirwa n'ibintu utari uzi. Hanyuma nukana kuri iyi link ndibuze kubaho uhita utungukira hano, hanyuma wandike first name ngira ngo uri kuhabona neza cyane, urandikamo ndandikamo Caliste. First name urandikamo rya zina ry'inyamahanga nyine ntago ari irinyarwanda, abantu benshi kano kantu bakunda kubacanga. Hanyuma first name ni Caliste, hanyuma last name ni Mutabazi, muri kubibona. Hanyuma bitanandika academic year for ni uko ari mu mwaka w'ibihumbi 2025, nkahita mbihitamo neza cyane. Reka tujyanirane. Hanyuma nindangiza itanandikamo email yanjye, nimara kwandikamo email yanjye uyuzuzemo. Reka tujyane step by step. Yes, tujyanirane, kuko nucikanwa n'iyi video uraza kuba wahomba amahirwe yo kubona buruse kandi barakurihira full scholarship 100%, yaba allowance, hostel ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma hano hasi utawandikamo study area cyangwa area wizemo, hano nize muri education cyangwa general education. Hanyuma rero numara gubitamo wowe tuzwandikamo ID, indangamuntu yawe. Reka tujyanirane step by step. Indangamuntu yawe yandikemo neza, nuze kwibeshya, kuko ni wibeshya uratuba byatuma utakaza amahirwe yo kubona iyi kaminuza kandi ari ibintu by'ingenzi cyane. Hanyuma nitwumara kuzuzamo irangamuntu tuza hano handitse referral number, nyango rero ku bantu bishyuye application scholarship, nyango mwishyuye yuko mukimana kwishyura bese baheza referrals number. Iyi reference number uretuza uyandikamo, ngewe ni 2. Niba utayifite uze kunyandikira muri comment nzakore video yawe mbere kuri ki wabona referral number, kugira ngo tujye tubana muri application za buri munsi, kuko udafite iyi referral number application nago byakunda, nago bishoboka. Hanyuma niba utayifite uze kunyandikira muri comment, nawe biremewe cyane. Hanyuma nitumara duhite twandika amanota uyu munyeshuri yagize. Nitumara kuyandika tuyandikemo hano, nitumara kuyandika twandikamo general cyangwa igitsina kiwe ni umugabo. Hanyuma hano miteshyiramo index number nitumara kuyishyiramo vuba ngo tujyanirane, kuko ndabuza kubikwereka niturangiza gukora tuno tuntu tw'ingenzi mbere yo kwemeza. Hanyuma duhite dushyiramo iyi index number, uri kubibona neza cyane. Hanyuma yes, hanyuma tujyanirane step by step, kuko utaza gucikwa, uza gucikwa uze gusubiza inyuma, biremewe. Hanyuma itashyiramo izina rya papa wanjye, izina rya mama wanjye, uri kubibona. Nimara kurishyiramo hano hasi, ubwo niba ari umubyeyi uri tumushyiramo
ushyiremo akarere ubarizwamo ni Bugesera dore biroroshye. Hanyuma sector ushyiremo ushyiremo umurenge, numara gushyiramo umurenge ushyiremo akagari, numara gushyiramo akagari ushyiremo umudugudu kugira ngo tujyanurane step by step. Numara gushyiramo umudugudu hano ku ruhande ngira ngo uri kubibona neza cyane, uri kubibona. Reka mbereke ukuntu twabitangiye. Hano twashyizemo izina, dushyiramo last name, dushyiramo igihe twigiye secondaire cyangwa igihe twarangirije, shyiramo email. Uri kubibona, nimara gushyiramo email hano mpita mvuga yuko nize muri area ya education. Hano mpita mvuga yuko ari phone number yanjye mpita nyishyiramo, shyiramo nimero y'irangamuntu, shyiramo reference number, niba utayifite uze kunyandikira, shyiramo amanota nagize, mpita shyiramo na index number nakoreyeho ikizamini cya leta, shyiraho igitsina cyanjye, nshyiraho aho nuruka hose. Hanyuma hano bitashyiramo ndashyiramo izina ry'ababyeyi, izina ry'umubyeyi papa mama, hanyuma iteshyiramo izina rya guardian niba abo babyeyi utafite ukaba ufite ukurera nawe umushyiramo. Bino ugomba kubikora uhuza neza n'ibyo wakoreyeho application y'ikizamini cya leta muri secondaire cyangwa senior 6 cyangwa level 5. Hanyuma nurangiza uhita ushyiramo loan of category mite nyitamo niba ari living allowance, ubwo nukubayo cyangwa tuition fees, ariko twebwe ko tubishaka byose turahitamo hano handitse both. Iyi both niturangiza duhitamo combination dushaka kwiga. Reka twebwe turishakira iyo bita biology, reka tuyirebe neza cyane. Hanyuma we bitewe nyine n'ishami wize urahita ubihitamo vuba mu buryo bworoshye. Mwitamo laboratory, nimara guhitamo laboratory ndahita nza hano nkande completion year in senior 6, umwaka nawe urangije mwaka w'2025. Hanyuma hano mite nza shyiremo akantu ugomba kwitondera hano, urahita uza hano ushyiremo iyo bita result slip cyangwa certificate file, ubwo niyemeza yuko warangije koko amashuri yisumbuye secondaire. Hano hasi mite shyiramo file cyangwa file y'indangamuntu yanjye. Hanyuma nimara kubishyiramo ibyo byose mbishoje, reka mbanze mbibereke ibyo byose maze kubisoza. Ndahita nza hano kanze mbanze nuzuzemo izina, yes. Hanyuma nimara kubishyiramo ndahita nza hano mite nkanda apply, hano handitse plus, uri kuhabona neza cyane ahangaha. Hanyuma hano iyo umaze kuhakandaho nta kindi uhita ukora, uhita ukanda hano kuri apply. Iyo umaze gukanda apply, reka mbikwereke, yes apply. Ubwo bambwiye yuko haburamo ibyangombwa, ubwo ni kwa applyingamo iyi ndangamuntu. Kugira ngo ubikorero iyi ndangamuntu ugomba kuyifotora imbere n'inyuma. Hanyuma hano hejuru getushyiramo certificate, ubwo ni certificate igaragaza yuko washoje amashuri yisumbuye. Ibyo umaze kuyikorera tukanda hano apply, biba wemeye cyane. Hanyuma bakazaguhamagara bitewe n'ibyangombwa washyizemo, urumva washyizemo email, ushyiramo nimero ya telefone. Iyo bakwemereye bitewe n'uburyo ki babona ibintu wakoze, bahita baguhamagara kuri iyo nimero, hanyuma ugahita ukora application byoroshye cyane. Hanyuma iyo umaze kubikora hano mu bantu tubanye hano urahita ubibona neza cyane. Hanyuma ko nadafite reference number, ubwo muratumiye muze kunyekera muri comment uvuga ati reference number nayo dufite ku munyeshuri, kuko nagwa wakora application dafite reference number. Hanyuma rero reka nereke uburyo ki muri yindi video ndaje mbere ku buryo ki wakwishyura kuri Mashat code ya application, kugira ngo ujye ubona uburyo ki wakora application. Ubwo ni amafaranga yo kwishyura application, mbere kuryo ki wabikora ku rubuto pay cyangwa ukoresheje telefone yawe cyangwa bank yawe ukoresha iyo ari yo yose. Hanyuma iryo itangazo giheke Rwanda yarisohoye ku bufatanye na guverinoma yo mu bwami bwa Maroc ku banyeshuri bashaka gukomeza amashuri y'iciciro cya mbere cya kaminuza muri Maroc. Hanyuma ku bantu bashaka kwiga veterinary science, abantu bashaka kwiga architecture, engineering, agriculture science, abantu bashaka kwiga medical education, ubwo ni ibijyanye n'ubuvuzi. Mwese murarazwe hano muri Maroc cyangwa muri bwami bwa Maroc, kuko kufatanye n'u Rwanda ibiroroshye cyane. Bahita bagurira ikitwa school allowance ndetse niyitwa hostel
ni hostel allowance, hanyuma ukaba wabasha kwigayo ubayo bakakurira buri kimwe cyose bakaguha full scholarship. Hanyuma rero niba iyi video hari ikintu gufashije, nge nimwabanaga ni Callixte Mutabazi, kana subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ujye kumanuka muri comment ndaza gupininga link uze kuyijyaho kugira ngo ukande subscribe ku yindi channel tuzadukuraho application zigiye zitandukanye. Hanyuma rero niba uri interested umanuke muri comment, urete ubona comment ibanza ukandeho kuri iyo link, numara kuyikandaho urete ugenda ubona hano handitse subscribe uyikande ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana muri application zigiye zitandukanye, kuko iyi channel biragoye kuba twashyiraho application zigera muri 5 ku munsi, kuko rero muri ibi hari bya application turabona yuko kuri channel imwe bitakunda, ahubwo twahisemo gukoresha iyindi channel. Uze kumanuka rero nige tuzajya dukomeza tubana n'ubundi kugira ngo tujye tubana mu buryo bugiye butandukanye, haba uri umunyeshuri waba uri umunyarwanda wose, iyo channel izira yuko izagufasha ko tuzahigiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagufasha mu gutsinda ndetse no kugera ku nzozi zawe. Rero iyi yari application yo mu bwami bwa Maroc, wandikira umuyobozi mukuru w'ikigo cya Heke Rwanda yitwa Edouard Kadoze. Reka tuze gura mu kanya tureba izindi video zigiye zitandukanye. Nge ni Callixte Mutabazi, bye bye.